bumva nabo yanze no kubona. Kandi ngo umwana utumvira se na nyina umvira ijeri. Mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika nako wahoze ariwe hamwe n'abambari bawe. Dore mwanyazwe ubutegetsi hamwe n'ibindi byose mwaruhiye kubera kutumvira abatumwe. None dore muragowe. Kibeho muruwa umwana na nyina, umubyeyi Bikira Mariya n'umwana Yesu Kristu niyo babonekeye iwacu i Rwanda. Badusaba kwisubiraho, gukundana, gusenga ubutitsa, dusabira Kiliziya kwama kubakomeye ayitegereje. None dore ibyahanuwe birasohoye. Ubutumwa bwa Bikira Mariya yavugiye i Kibeho. Wanga kwemera ko Yesu Kristu ubwe ko yabonekeye i Kibeho. Kandi mwebwe ugwanyu muvuga ko umwana na nyina barasigana. Ukimutemera ko Yesu yageze i Kibeho. None se sheperi Bikira Mariya ubwe yavuze ko mumubakira mwarayubatse, ahubwo mwasenye sheperi mutazi wayubatse. Mwanze kumva ariko ni mwanze kureba mugiye kubona. Umubyeyi Bikira Mariya n'umwana Yesu Kristu niyo babonekeye iwacu i Rwanda. Badusaba kwisubiraho, gukundana, gusenga ubutitsa, dusabira Kiliziya kwama kubakomeye ayitegereje. None dore ibyahanuwe birasohoye. Aho gukurikiza ubutumwa bwa Kibeho muyahekuru banyababonekewe bamwe ni mwaberanka Kiliziya Gatolika muhakana ko Yesu atabonekeye i Kibeho. None urushigishia ararusoma mugiye kugotomera. Umwana na nyina, umubyeyi Bikira Mariya n'umwana Yesu Kristu niho babonekeye iwacu i Rwanda. Badusaba kwisubiraho, gukundana, gusenga ubutitsa, dusabira Kiliziya kwama kubakomeye ayitegereje. None dore ibyahanuwe birasohoye. Kibeho muruwa umwana na nyina, umubyeyi Bikira Mariya n'umwana Yesu Kristu niho babonekeye iwacu i Rwanda. Badusaba kwisubiraho, gukundana, gusenga ubutitsa, dusabira Kiliziya kwama kubakomeye ayitegereje. None